akazuba karenga cyangwa ikirere gihwekereye, nta kindi mbona uretse ishusho yawe na bya bitwenge binyura ubwenge. Iyo nibutse kuri kure yanjye bitandushaho kugukubura, ndasaba ngo ibihe bikunyibutsa bihora iteka mu maso yanjye. Amatwi yanjye ajya ahora iteka yumva iryo jwi ryawe, inseko yawe isa nabikira gahora mu maso yanjye. Ibihe byahise binyibutsa ya majoro ya ndirimbo wakundaga, n'ubu niyikimogoza yasa nakwingenza ngira usange bwangu ntarajyanwa n'ubukuza, yasa nakwingenza ngira usange bwangu ntarajyanwa n'ubukuza. Bya bihe yo telefone yanjye isora iteka, niruka nzikwa ari wowe unshaka, iyo nsanze ari undi muntu utari wowe ngira umushiha nkavuga nabi. SMS zija rurufaya nkaburi yawe iragahinda, mpoze imbere yawe ngira ipfunwe nkagira urwango rwa eternel. Ntibaza impamvu isa atari yacu twembi gusa njye nawe, ndeba numva yuko utazasanga nkiri mu mwuka. Ibihe byahise binyibutsa ya majoro ya ndirimbo wakundaga, n'ubu niyikimogoza yasa nakwingenza ngira usange bwangu ntarajyanwa n'ubukuza, yasa nakwingenza ngira usange bwangu ntarajyanwa n'ubukuza. Bya bihe biri kumwe nawe ryari nk'ijuru rizira igicu, ibihe ndirimba bintera intimba iyo mbyibuka, nkamera nk'akabuye gahanutse ku manga. muri uko mbigenza ngo nsubire by'ukuri muri bya bihe biransahaza, ubona wese kandi undi kure bikanyicisha irungu, ngapfa ngahwera ngata ubwenge gushaka nkakubura, nkabura uko nakubona. Binyibutsa